Uyu munsi reka nkwereke cyangwa se nkubwire ibintu bigera ku 10 bishobora kuba byakurindira irari rikabije, irari ry'ibintu cyangwa se iry'ubusambanyi cyangwa se n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Ngiye kuguha ingero zigera ku 10 cyangwa se uburyo bugera ku 10 ushobora kwirinda ibi byose mu buryo bwa buri munsi cyangwa se mu mibereho ya buri munsi. Nk'uko bisanzwe ngiye kukugezaho iki kiganiro, nitwa Gisa. Ndagusaba kugira ngo ukomeze unkurikirane buri munsi. Niba utarakora subscribe, gerageza uyikore kugira ngo tubashe kugendana muri iki kiganiro. Niba wanagikunze, kora like, usige na comment kucyo tuzagusobanurira ubutaha cyangwa se icyo tuzakugiraho inama mu kiganiro gikurikira kindi cy'ubutaha. Ikintu cya mbere ushobora gukoresha cyangwa se gishobora kuba cyakurinda kuba wagabanya ibijyanye n'irari cyangwa se kuragira ikintu runaka, yaba irari ry'ubusambanyi cyangwa se n'ikindi kintu ushobora kuba wiyumva murarikira. Kumva ko irari rishobora guteza ingorane, icyo ni ikintu cya mbere ushobora kwirinda. Irari ry'umubiri cyangwa iryo mu mutima rituma umuntu ahora adahagije cyangwa se adahaga, cyangwa se akumva ibintu byose ntibiryoshye, ahubwo bikagusunikira guhora wifuza byinshi ndetse birenzeho, kandi ikindi udafitiye ubushobozi cyangwa se udafite ku rugero rwawe. Ikindi kandi kuba watekereza ku ngaruka zaryo cyangwa se no ku bubi bwabyo bigufasha kuba wakitondera irari cyangwa se ukaba warigabanya cyangwa se ukaryanga no mu mutima wawe ukabisibamo. Ikindi kintu cya kabiri cyagufasha kuba warigabanya, gusenga no kwegera Imana. Iki ni ikintu cya kabiri gishobora kuba cyagufasha kuba wagabanya irari. Gusaba Imana imbaraga zo kugutsindira irari, kwiga ijambo ry'Imana kandi ukaryiga kenshi kuko ritanga imbaraga zo kurwanya ibitekerezo nk'ibyo ngibyo by'irari. Iki ni ikintu cya kabiri ushobora kwifashisha. Ikindi kintu cya gatatu, kwiga kugenzura ibitekerezo, kwimenya. Iyo umuntu yumva irari muri we, atangira kumva ahumekera hejuru cyangwa se rigenda riva ku mutima, ibitekerezo bye biva ku mutima byerekeza ku mubiri. Icyo ni ikintu gituma irari ryawe ryazamuka. Niyo mpamvu rero kwiga kugenzura ibitekerezo byawe ndetse n'ibimenyetso by'umubiri wawe cyangwa se n'amarangamutima yawe, ibi byagufasha kwibera mu bitekerezo byiza gusa, imirimo cyangwa se ibikorwa bigira abandi inama cyangwa se bibagirira n'akamaro. Icyo kintu cyagira iki cyagufasha mu kuba wagabanya cyangwa se wakwiga kugenzura ibitekerezo byawe ndetse bikagufasha kuba wagabanya ibintu bijyanye n'irari. Ikindi kintu cya kane cyagufasha kuba wagabanya irari cyangwa se warigenzura gake gake mu buryo ushoboye ndetse mu buryo buri hafi yawe. Kubaho mu rugero, kwiga kubaho mu rugero, kwirinda ibintu byinshi bishobora gutuma irari ryawe rizamuka cyangwa se rikura, nk'ibitekerezo, ibitabo, filime cyangwa se ibiganiro bikurura irari ryawe. Kugira discipline mu byo urya, mu byo ureba no mu byo ukora, ibyo byagenda bigufasha kuba wagabanya irari cyangwa se kuba wagenda ugabanya ibintu urarikira kenshi rimwe na rimwe. Ibi ngibi byagufasha kubaho mu rugero cyangwa se ukiga kubaho mu rugero ndetse urugero ufitiye ububasha. Ikindi kintu cya gatanu rero gishobora kuba cyagufasha kuri ibi bintu, gukora ndetse no kwihugiraho cyangwa se kwihugura kenshi. Gukora akazi kagufasha gukoresha igihe neza. Iyo umuntu ntacyo akora, irari rigenda rizamuka cyangwa se rikura vuba vuba mu buryo utasobanura cyangwa se mu buryo utakwifata cyane. Kwitoza siporo, gusoma cyangwa se gufasha abandi, ibyo bintu ukagenda ubyitoza kenshi cyangwa se ukagenda ubikora cyane. Ibyo bintu bizagufasha kuba wagabanya irari ryawe, ryaba iry'ubusambanyi cyangwa se n'iby'ibindi bintu runaka. Kugira abo mubwizanye ukuri. Iki ni ikintu cya gatandatu gishobora kuba cyagufasha. Kugira inshuti cyangwa se kugira umujyanama mwizerana ubasha kukumva kandi akagufasha. Ikintu cyagufasha. Guhishira irari bigira ingaruka mbi, kandi ikindi kurivugaho bituma rigabanyuka cyangwa se bituma bigabanuka cyane iyo uri kubivugaho cyangwa se ugenda ubiha umwanya, ugenda ubikura mu kanwa kawe. Ikindi kintu cya karindwi gishobora kuba cyagufasha, kwiga kwihangana ndetse no gutegereza. Irari ritera gushaka ibintu byose ako kanya. Kwitoza gutegereza no kutihutira byose bigufasha gutsinda irari cyane. Ikindi kintu cya munani gishobora kuba cyagufasha n'ibi bintu, kumenya agaciro k'umubiri ndetse n'umutima. Kwibuka ko umubiri wawe n'umutima ari impano ikomeye cyane. Kubyangiza kubera irari ni nko kwangiza impano wahawe ndetse n'Imana.
iki ngiki ugomba kucyibuka. Iki ni ikintu cya munani. Ikintu cya cyenda rero ugomba kuba wakwibuka kikagufasha kuba wagabanya irari, kwirinda ahantu ndetse n'abantu bikurura irari ryawe. Hari igihe biterwa n'aho uri cyangwa se abo muri kumwe, gutandukana n'abo bantu cyangwa se n'ibyo bintu bigukururira kuba byagutera iryo rari, bigabanya cyangwa se bishobora kugufasha bikakugabanyiriza iryo rari ndetse n'imbaraga zibigutera. Ikintu cya cumi ari nacyo cya nyuma, kwitoza kugira intego kandi intego nziza ndetse mu buzima bwawe. Iyo ufite intego ndetse intego zifatika, kwiga, gukora umushinga, kuzamura impano yawe, hari igihe kigera ukageraho irari utaribonera umwanya kuko imbaraga zawe zose ziba zerekejwe ku kintu cyiza cyangwa se ikintu ukunda cyangwa se ikintu washyizemo imbaraga cyane. Wakoze kubana nanjye, kibakugezaga ibi ngibi byose nitwa Gisa. Urakoze kandi ikindi gukora subscribe hano kuri Nesta 256.